hari ibintu bimwe na bimwe udakwiye kurya mu gitondo, rimwe na rimwe bikugira ingaruka mbi cyane ku mubiri wawe. So ngiye kuganiriza ku biryo 10 cyangwa se ku bintu 10 utagomba kurya mu gitondo cyangwa mu gitondo, kuko amagara arasesekwa ntayorwa. Amagara, ubuzima bw'ubu buranahenze, kwivuza birahenze. So rero aho kugira ngo ujye ufata ibintu mu gitondo bivo binagutera uburwayi, wabyirinda wakirinda kubifata hakiri kare. Ni ibintu byoroshye cyane. Ngiye kukuganiriza ku bintu 10 utagomba kurya mu gitondo. Ikintu cya mbere ni ibiryo birimo isukari nyinshi cyangwa se ibyo bita soda drinks, ntabwo ugomba kubinywa. Hari umuntu ubyuka mu gitondo akumva ashaka kunywa fanta, uri kwiyica. Nta makuru ufite ariko uri kwiyica. Biriya ntabwo ari byiza, birica cyane. Ntabwo ari byiza kuko harimo isukari nyinshi, kandi iyo sukari ishobora gutuma urwara diabetes cyangwa se diabete n'ibindi birwara biri hano hanze byateye. Ikindi ni ibiryo bikaranze cyane. Ibi biboro, hari abantu nanone nyine bateye ukuntu abyuka avuga ati kambyuka ndakaranga inyama z'ingurube, mbyuka barizo nirira, cyangwa se mbyuka ndarya amafiriti, mbyuka ndarya ibiryo birimo amavuta menshi nyine. Akumva ari na safe, akumva nibyo bimunejeje, akumva nibyo bimushimishije, ariko mu by'ukuri uri kwiyica, uri kwiyahura, uri kwica uhagaze. Tuvuge ko uri kwica uhagaze. Ikindi ni ukunywa ikawa mu nda yawe nta kindi kintu washyizemo. Urabyutse ushaka kofi, nibyo irafasha, iraryoha, ni nziza, ariko si utekereza ku ngaruka zayo. Nyine muri rusange nzabaganiza ku ngaruka zo kunywa ikawa cyane cyangwa no kuyinywa muri rusange. Ariko se nanone kuyinywa nta kintu washyize mu nda, urumva bitazakugiraho ingaruka cyangwa bitazakugira nabi. Bigira nabi. Rero ugomba nyine ni bimwe mu bintu umuntu anywa mu gitondo bikamutera ikibazo. Ubwo ni ikawa nayo rimo. Ikindi ni ibiryo birimo isukari nyinshi nk'amakeke cyangwa se amadonuts. Donuts sinzi niba abantu bamwe na bamwe bazizi, ariko n'utuboro tw'uturindazi, tuturindazi tumeze nk'utuzeru ariko tuba turimo isukari nyinshi cyane. So turana natwo ntabwo ari byiza ko mu gitondo ubyukura dufata ibyo bikeke biba birimo isukari nyinshi n'izo za donuts. Noneho by'umwihariko ukabirya byonyine, uri kwiyahura. Utabizi uri kwiyahura, ubimenye. Ikindi, inyama zitunganyije cyane, nkunda kuvuga beef zo mu bikombe, kuko njye nizo nariye sometimes nazo ndya, ko nanjye ngenda narabigabanyije. Ntabwo I don't want to die before my time, no. Nshaka gupfa igihe cyanjye kitageze kubera izo nyama, cyangwa se nyine izo nyama zatunganyijwe mu ruganda. So rero ibyo nabyo biri mu bintu bituma bishobora gutera uburwayi cyangwa se bitari byiza. Inyama zo mu ruganda zitunganyijwe cyane. Ikindi tugomba kurya mu gitondo ni ibiryo birimo umunyu mwinshi. Ibyo urabyutse mu gitondo ushaka kurya ibiryo birimo nk'umunyu wo gutega inkware, urumva se uririrwa umeze neza? Ntabwo wamera neza ku mpyiko zawe, ku muvuduko w'amaraso wawe, ku mutima utera kwawe, ntabwo ushobora kumera neza. So ibyo nabyo ni ibintu nabyo umuntu arya mu gitondo bikamuteza ibibazo. Ibiryo birimo umunyu mwinshi. Ikindi ni imbuto zifite acide nyinshi, noneho ukazinywera cyangwa se ukanazirira mu ndatsi. Urabyutse nibyo ufasha akadimu, ni regime, ni byiza, ariko rero si byiza cyane kubera ko bikugiraho ingaruka. Iyo acide, izo ndimu uri gufata zifite acide kandi itari nziza ku mubiri wawe, nta kintu kiri mu nda. So rero ibyo nabyo biri mu bintu bibi byo umuntu afata mu gitondo. Ikindi ni ukubyuka unywa za energy drinks. Ubwo nivuga energy drinks, hari ziriya za energy, hari amatwiste, amamarte I guess, na za ravita. Turiya tuboro twose nyine twa energy drinks, turiya twose ni tubi, turangiza. Rero ibyo nabyo si ibintu ugomba gufata mu gitondo. Niba ufata mu gitondo, ejo ukumva ngo warwaye ibi, ejo ukumva ngo warwaye ibi. Ikindi ni ibiryo bikonje cyane. Ariko se waba ufite inda koko, niba barameze yarakuruse, ariko koko kera mu cyaro ukuntu abantu ukabyuka ukikiye urujumba, akora n'icyo abantu babaga. Cyagiye ntacyo abantu babaga, ariko ubu ntabwo ari byo kubyukura ibiryo bikonje cyane si byiza. Niba ushaka no kubyuka uririra bishyushye, kuko nanone ibikonje nabyo si byiza, byangiza igifu. Hari abantu bahita barwara ibirungurira byangati, rikabyimba, rikazamo imyuka myinshi. Ibintu nk'ibyo rero ugomba kubyirinda cyane. Ikindi ni ukunywa inzoga mu gitondo. Hari abantu nanone babyuka umuntu akabyuka ariko bati ngenda ajya kwinywera cya rikeri, ndanywa mani nakoze ndifashe rikeri ndagiye kuvuga
Okay, I don't need a judgment from anybody. So ukabyuka nyine kumva ko birabyukuramo byeri biranywa inzoga zitandukanye, ntabwo ari byiza. Zirangiza, ziranzoga unywa nta kintu kiri mu nda, zitera umwijima. Ziranzoga unywa nta kintu urafata, zirangiza cyane, zitera impyiko, imyijima, ibyo izo nzagashya byose birangirika. So rero twige kuba tuba abasirimu, tujye dufata ibintu muri proper mu gitondo, twige nyine kujera rutine yacu, ibintu dufata mu gitondo, bityo bizajya bihora bidufasha, igihe cyose bizajya bihora bidufasha. So nibyo nakuganizaho, ibiryo nyine cyangwa se ibyo kunywa tugomba gufata mu gitondo. Niba kunze ikiganiro, likinga, commenting, sharing, na subscribe, n'utra subscribe.